Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe dukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, ko nibyo twifuriza buri muntu wese, twizere ko ibintu biri kugenda nk'uko wabipanze. Niba kandi atari ko bimeze, utameze neza muri aka kanya, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko igisubizo burya kiri mu maboko yawe. Haguruka ushikame kigabo, ukore cyane kugira ngo urebe ko ejo byahinduka, kuko burya ibyiza bihora imbere. Nanone mbere y'uko dutangira iki kiganiro, reka tubanze dushimire buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Muri abantu b'agaciro gakomeye, ni mwebwe mudutera imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Gusa imibare iracyatwereka yuko hari abantu benshi bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri bo, wenda ukaba ubiterwa no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Niba rero wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ntugende udakoze subscribe. Hanyuma nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ifitiye benshi akamaro, ingingo igira iti ni iki cyagufasha guhangana n'ibibazo by'amafaranga. Muri iki gihe turi mu gihe cy'ubuzima bugoye, ibiciro biri hejuru, akazi karagabanuka, abenshi baba mu mazu bakodesha, kwishyura amashuri y'abanyeshuri benshi ntibiboroheye, gutunga imiryango ndetse n'ibindi, lisite yaba ndende. Ibi byose rero tuvuze ndetse n'ibindi tutabashije kuvuga, bituma ibibazo by'amafaranga bibaho kandi bigakomerera benshi. Ikibazo rero ni iki? Umuntu yakwibaza ati ni iki twakora ngo tubashe kubyitwaramo neza? Icya mbere cyagufasha ni ugufata igihe ugategura ingingo y'imari. Benshi bagira ikibazo cy'amafaranga kuko batamenye aho amafaranga yabo ajya. Gufata ikaramu n'urupapuro ukandika amafaranga winjiza n'ayo ukoresha buri kwezi, bigufasha gutangira kubona ahari icyuho. Noneho ugatangira kwirinda ibintu bidakenewe, ukirinda kugura ibintu bitari ngombwa. Ikindi kandi gerageza kubaho uhuje n'ubushobozi bwawe. Ntubeho ugerageza kugaragara nk'ufite ubushobozi cyangwa se nk'ufite ibintu byinshi kandi ntabyo ufite, ari byo bamwe bakunda kwita show up. Ibi ntabwo ari byiza. Icya kabiri cyagufasha ni ukugira gahunda ndetse no kuzigama, kabone n'iyo waba winjiza make. Nubwo amafaranga aba ari make, ujye ugerageza kuzigama make uko ubishoboye. Icya gatatu ni ugushaka andi mahirwe yo kwinjiza. Ushobora gutekereza wenda ku bundi buryo bworoshye butagusaba byinshi. Urugero nko gukora udukorwa duto, gucuruza udukoresho, gukora imirimo y'inyongera ku minsi y'ikiruhuko ndetse n'ibindi. Akenshi amafaranga atubana make kubera ko twiringira isoko imwe gusa, ni ukuvuga akazi kamwe gusa, ukaba ubona umushahara uturutse ahantu hamwe. Ikindi kandi ntukagire isoni zo gusaba inama. Hari abantu bafite ubunararibonye mu micungire y'amafaranga, abandi banyuze mu bibazo nk'ibyo urimo gucamo uyu munsi, kandi bashobora
kukugira inama z'ingirakamaro. Ikindi wirinde kwigereranya n'abandi, baho wowe ubwawe wowe, kwigereranya n'abandi. Ikindi twakongeraho ni uko ubumenyi bujyanye no kwihangana ndetse no kwitanga ni zimwe mu ntwaro zikomeye cyane mu kurwanya ibibazo by'amikoro. Dusoza rero, ibibazo by'amafaranga birashoboka ko bibaho kuri buri wese, ariko burya nta kibazo kibaho kidafite igisubizo. Uko twitwara, uko dutekereza, uko dufata ibyemezo, byose bifite uruhare mu kutuvana mu bukene cyangwa se tukabugumamo. Niba wari udukurikiye rero ukaba wenda uhanganye n'ikibazo cy'ubukungu, ndakubwira nti ntucike intege, ahubwo ugerageze ubyitwaremo neza, usabe inama, ugire gahunda, aribyo bamwe bita disipurine, hanyuma ibintu bizacamo. Ikindi nanone wibuke ko Imana nayo itarebera gusa, ahubwo ihora ishakira inzira abayizera kandi biyemeje gukora ibishoboka byose, ariko nanone bidatandukiriye amahame yayo, kugira ngo bakemure ibibazo bafite. Aha rero dusoreje ikiganiro cyacu. Wakoze cyane 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 wowe wabanye natwe kuva tugitangira kugeza ku musozo aho tugisoreje. Twizere yuko hari byinshi wabashije kunguka. Niba ubona hari inyigisho zirimo zafasha abandi, turagushishikariza kutazihererana, zisangize n'abandi. Niba utazi uko bikorwa, reka tugufashe. Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, noneho urabona uburyo bwo kugisangiza n'abo wifuza kugisangira nabo. Ikindi natwe bitwereke, urabona andi magambo yanditse like, uyakandeho. Turabibona ko ikiganiro wagikunze, bikadutera inkunga yo gukomeza gukora ibindi biganiro. Nanone niba hari igitekerezo ufite, wenda ingingo wumva twaganiraho ubutaha, uhawe ikaze uyitubwire muri comment section, noneho ubutaha tuzayiganireho. Naho ubutaha rero, mwakoze cyane. Imana ikomeze ibane namwe, ihire imirimo y'amaboko yanyu, mukore kandi muronke. Bye.